Yego murakoze kongera kwakira n'ikindi gice cyangwa igihangano nk'ikindi gihangano cyangwa se nka episode ya kabiri, nyine tubana muri zino videwo tunenga kandi twibasira abantu banze kubaha Imana, tubabwira ngo nibubahe Imana kugira ngo barebe ko bazarya ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, kubera ko n'amafilimi menshi cyane mubona ko haba harimo ubuhakanamana, kuko niba ujya ureba filimi cyane z'Abashinwa ubona ko niyo bagiye kurwana babanza bagasuhuzanya muri ya nsuhuzanyo yerekeye kurama, nyine kwifata mu mashyi asa nk'utuje agahita yunama uwo barebana nawe akabigenza gutyo, ibyo nabyo ni ubuhakanamana. Kandi niyo umuntu uyobora abanyeshuri biga ibijyanye n'iteramakofe nyine n'imigeri, karate, kungufu, imbaraga zidasanzwe, ibintu nk'ibyo, iyo metere wabo apfuye